Yari inzu yubatse haruguru y'umuhanda ifite ibyumba bibiri. Imbere habaga hateretse imbabura bakoreragaho amacapati, ibiraha, bakanahatekera ibishyimbo. Umukobwa umwe yabaga yicaye ku mbabura ateka, undi amufasha kujyana mu nzu ibyabaga bimaze gutunganywa, hari n'undi wa gatatu wabaga ahereza abantu ibyo babaga bashaka. Mu nzu harimo kode abantu bishyuragaho. Iyo kode yari ibariye ku mazina ya Karine, umukobwa wabaga yicaye hanze ari gukora ibyo byose, mbese ashinzwe guteka. Abo bandi bari barumuna bari we mukuru. Umukobwa wahaga abakiriya ibyo kurya cyangwa agapfunyikira ababaga babishaka niwe wari muto. Icyakora iyo hagiraga umuntu wishyura amafaranga mu ntoki, umwe wajyanaga amacapati n'ibiraha bihiye mu nzu niwe wajyaga kuvunjisha hirya mu isantere. Muri iyo minsi hari umukire wari uheruka gufungura busheri ahagana hepfo y'aho hantu abakobwa bacururizaga. Ntihari hateganye neza, harimo akagendo, uretse ko naho hari mu nkengero z'isantere. Abantu bose batangiye kuhayoboka kubera ko muri iyo santere nta yindi busheri yabagamo igira inyama z'inka gusa. Nubwo ariko uwo mukire yari yarahafunguje, igihe cyari kigeze ngo umuhungu we abe ari bubyigiramo. Niwe yari yarafunguriye iyo busheri asa nk'aho amushakira icyo gukora. Uwo musore nawe yari umukozi, yarize amashuri ye neza, ariko ababyeyi batifuza ko akora akazi ka leta. Bari abakiri mu rwego rwo hejuru, yewe bazwi mu karere kose. Uwo musore we ntiyarazwi cyane muri iyo santere kubera ko yahoraga mu mashuri kandi yakure. Ba bakobwa uko bari batatu bose bari beza bihagije. Karine we yari mukuru, bizinesi ari iye, ari we wahaye barumuna b'akazi. Yarateye neza mu bigaragara, yarasukishije imisatsi, akunda no kwambara utujipo tugufi kandi tumwegereye. Undi wo hagati wabaga umufasha mu guteka no kujyana ibihiye mu nzu yitwaga Sara. Uwo yari muremure abasumba bose, ari umukobwa wikundira kwambara udukabutura tugufi cyangwa amapantaro. Yabaga afite urwenya rwinshi, abakiriya bamwe bamukundira ukuntu yabaganirizaga. Yari umukobwa ushimishije cyane ku buryo abantu benshi bitiriraga aho hantu izina rye bakavuga ko ari kwa Sara. Yari azwi nk'aho ari we nyiri bizinesi. Umukobwa wa nyuma wabaga wita ku bakiriya yari Faraja. We ntabwo yambaraga imyenda migufi cyangwa ngo yambare amapantaro. Yiyambariraga amajipo asanzwe cyangwa amakanzu maremare n'inkweto zifunguye. Umusatsi we wari usanzwe, atarigeze asukisha na rimwe. Icyakora witagaho bihagije, akawushyiramo agakanta keza. Nta maherena yambaraga, nta gusiga inzara, nta na make-up zindi yishyiragaho. Nta kintu cyabaga kimushishikaje cyane birenze. Yari igikaramu ukuntu, afite uruhu rusa neza rutagira agaherena kamwe, afite amaso y'umweru cyane n'amenyo yererana. Abantu bose bari bamuzi ku kuba yitonda, kuko abenshi batari bamuzi avuga. Iyo umuntu yabaga akeneye ibintu yabimuhaga kwituza nta kumuganiriza. N'ubundi inshingano zo kuganiriza abakiriya no kubasetsa zari za Sara. W'icyo yakoraga kwabaga ari ukubaha ibyo bakeneye, cyane ko nabo batahamaraga umwanya munini. Umunsi umwe wa musore wari ugiye guhabwa ya busheri ngo abari wigenga, yazanye na se ngo ahamwereke babe banatemberana. Yumvikanaga na se cyane kuko nawe yari umusore ushoboye kandi wubaha. Barazanye bageze hirya y'isantere, umusore ati ntangiye gusonza papa, tujyane muri resitora. Se ati iyi santere ntiyaburamo ahantu hazima twakwicara, tugende tuhashakishe cyangwa tubaze umukozi wawe aturangire. Baragiye bakigera mu nkengero, umusore abona uwo mukobwa wabaga akora ibiraha n'amacapati hanze. Ahandi wabaga usanga capati n'ibiraha babicururiza hanze mu tudobo, umuntu akabirya ahagaze cyangwa akabipfunyika. Ariko abo bakobwa bo bari bafite inzu bakiriramo abakiriya, abashaka kubiharira bakabirya mu mutuzo, mu buryo mbese bugaragara nk'ubusirimutse. Umusore yaramubwiye ati reka njye kugura capati n'udushyimbo hariya. Se ati ariko ntukansuzuguze, uzi ko abantu muri iyi santere b'abanzi bataranambona. Ibaze kujya muri kariya kazu, umuntu yakwinjira agasanga uri kurya ibishyimbo na capati. Ngwino tugende ujye muri resitora. None turashaka resitora nziza aba ariyo uriramo. Umusore ati oya papa, aha hantu ndahakunze cyane, ndabona hafite isuku kandi n'abakiriya benshi bafite nonaha. Duparike ngende nirire capati sintindayo. Hari umuntu utarya ku buryo yanseka. Ikindi bariya abakobwa ndabona basa neza, nabo bariyubashye. Ikibi ni ukubigura ku kadobo ukabirya uhagaze, ariko hariya ndaba nicaye. Ikindi ni hafi ya busheri yacu, buri wese yabyumva ko nanze kwigora njya kure. Ese tumva Boni, sinakubuza icyo ushaka, kuva kera urabizi. Iyo uvuze ibintu byumvikana ndakureka. Ngaho usimbuka uransanga hano mu modoka. Genda wisanzure, nibashaka bamenye ko uri umuhungu wanjye. Yavuye mu modoka, Karine amubonye atangira gutitira. Yaketse ko ari umuyobozi uje kureba ibihakorerwa, kandi yatekereje ko byanga bikunda nagenzura yitonze atari bubabureho ikosa. Yari yambaye ikositimu y'umukara, yambaye inkweto nziza ihenze nayo y'umukara. Yari yambaye isaha ya zahabu, yambaye rinete zihenze kandi zimubereye. Yari afite umucongo mwiza ku musatsi wa ordinaire, asa neza cyane. Yaje yitonze, azaga naho Karine yari yicaye, akomeza kugira ubwoba. Mu kinyabupfura cyinshi yaraje aramusuhuza, aramubaza ati hano muratwakiriza iki? N'ubwoba bwinshi Karine ati hari ibintu nawe ubona, twabapfunyikira capati cyangwa tukabaha ibyo kunywa. Nawe ati nabonye hano mugira isuku ihambaye. Sinshaka ko mupfunyikira, reka mbiharire. Ni mu udushyimbo na capati mumena agafanta gato muzo mufite. Amagambo Sara nawe yarayagabanyije, ntiyamuganiriza nk'uko yaganirizaga abandi bose yayagaye. Nawe yaketse ko ashobora kuba ari umuyobozi, kandi ko byanga bikunda atagenzwa na kamwe.
Faraja amuhaye ibyo yari akeneye asubira inyuma ahagarara hirya. Boni yakomeje kumwitegereza aramubwira ati gira hino tube tuganira umbwire ukuntu ibi bintu byose mwabitekereje. Ni ukuri hano hantu nahakunze. Yifuzaga kubaganiriza Faraja kuko ari we yarabonye asa nk'uwitonda utari kumugora. Sara bari buza amwicara iruhande. Yanze kubitindaho ati njye nitwa Boni nari nazanye na papa kureba busheri yacu. Inzara yari imereye nabi kubw'amahirwe mbona hano hantu mushobora kuyimara. Uretse n'ibyo muri n'abaturanyi bacu. Ubu se mumaze igihe kingana iki muhakorera? Sara yisitse ati tuhamaze amezi 7 gusa. Mbona atayo ni menshi. Amezi 7. Business ibaye imaze kumenyekana mu isantere. Natwe tumaze ukwezi kumwe dufunguye busheri ariko mba numva haciye igihe kinini. Karine yumvise ko atari umuyobozi nk'uko yabikekaga cyane ko kuri uwo munsi nta bakiriya benshi bari bahari. Hanyuma aza mu nzu ati burya ni mwebwe ba nyiri ya busheri? Njye nabonye ifungurwa gusa sinari nzi ba nyirayo. Mbona ati papa we mushobora kuba mumuzi ariko njye sinakunze kubinaha cyane. Mumubonye mwahita mumumenye. Karine ati yitwa ndetse? Mu modoka n'ubundi modoka yanyu ifite ibirahure by'umukara ntabwo twabasha kumubona neza. Yababwiye izina rya se bati ubu turamuzi afite inzu hano hirya imwe igeretse 3. Yarasetse akantu ko kwigeretse 3 ko kimukongeyeho koko. Nabo barasetse baterega ni etage tuzi. Njye sinari nzi ko afite umusore ungana nawe ahubwo nakubonye ngira ngo uri umuyobozi uje kugenzura ibintu runaka. Mbona aseka yitonze ati njye umuyobozi muri business yanjye sinyobora mu bindi. Ubu kuri busheri ndabanyoboye ndi gutanga amabwiriza ariko iyo ndahandi ndayoborwa. Ubu namwe mwanyobora uko mushaka mu gihe nkiri hano. Yasoje kwiyakira yishyura kuri kode asubira kureba se mu modoka batambika hirya bagana kuri busheri yabo. Gusa Boni yagiye yibaza impamvu abandi bakobwa bamuganirije bakanamubwira amazina yabo ariko umwe muri bo akaba atigeze amuvugisha na gato. Usibye kumwenyura ntiyigeze agira icyo avuga. Amazina Karine na Sara yarakiyibuka ariko atigeze abaza irya Faraja. N'ubundi ntiyaragiye kuhatinda cyangwa kumenyana nabo birenze ariko yibajije impamvu umukobwa umwe atigeze ashaka no kuba yavuga ijambo na rimwe cyangwa ngo akorore wenda. Kubera ko ari hafi ya busheri yaribwiye ati buriya ningaruka nzahanyura ndebe ko atamvugisha. Nzaza ari we nshaka kuvugisha gusa. Uriya witwa Sara n'ubundi yahise yitangurana baza kunyicara iruhande kandi njye nashakaga kuvugana n'uriya wundi ufite umusatsi usanzwe. Uriya wabyemeye namuha n'akazi nabonye ashobora kuba inyangamugayo. Karine yasigaye aganiriza Sara ati mbega umusore mwiza uzi ko yaje ngatitira nk'aho mfite ikosa. Imisoro narayitanze ibindi badusaba byose narabikoze kandi hano hari isoko nta bintu bitemewe ncuruza ariko ndamubonye umutima umvamo. Sara nawe ati noneho ukuntu yicisha bugufi. Se ni umukire sinibwiraga ko yazanaje kurya ibishyimbo na capati akanatuganiriza kuriya. Karine ati ahubwo we niba agiye kureba amafaranga yishyuye uzi ko atigeze ambaza ibiciro se? Yarebye message y'amafaranga yari yohereje arayagara ati ndarota cyangwa dore yishyuye amafaranga kubye 2 yo yari kwishyura. Ubundi umukiriya ni nk'uriya. Sara ati koko se nawe atishyuye 3,000 kandi yari kumi 5. Sara aterega n'umukire cyangwa buriya aribeshye. Ubwo se yaba yabaza ate? Karine ati impamvu buriya nuko bakunda gusohokera mu mahoteli kandi uzi ukuntu neza ibintu byaho biba bihenze bya hatari. Abandi bakiriya baraje bakomeza kubakira nk'ibisanzwe. Batahaga ku mugoroba nka 3 bakajya mu rugo. Uko bari 3 batahaga iwabo bagasanga mama wabo mu rugo. Bageze uwo mugoroba ikiganiro cyahindutse Boni babwiranye n'ukuntu umwana wabo mukire bazi muri quartier wubatse etage igeretse 3 yaririye capati n'ibishyimbo mu nzu yabo. Bamuratiye ukuntu akeye yambara neza nk'abayobozi nyine ati mwagira ngo yambara ate kandi ari umwana w'umukire twese tuzi. Bamuhaye ingero z'abandi bana b'abakire biyambariraga bisanzwe. Karine aramubaza atari kuribaza umuntu wambaye costume. Noneho baje baparika iriya modoka imbere y'inzu yacu. Sasigara mu modoka umuhungu waraza aricara rye tuganiriza. Uzi ko mu kwishyura dukubiye 2. Bwarakeye basubira mu kazi nk'ibisanzwe. Nyuma y'icyumweru imodoka yaraparitse itandukanye na yindi yari irimo Boni na se. Karine yatangiye kwisetsa yongorera Sara bari bicaranye bakora ibiraha ati mwana ubanza tumaze kuba ibyamamare hano mu modoka agiye kujya haza parike abakire baduteza imbere. Sara ati nuko turi abakobwa iyo abari abahungu gusa sugira ngo hari abakire bari kujya bahaparika. Karine yarasetse aratimbagara bakirangariye ya modoka babona ari Boni ugarutse. Yari yambaye neza nk'ibisanzwe ariko bitandukanye n'ibya mbere. Iyo modoka yarajemo yari ye bwite kuko bwa mbere yari yaje atwawe na se. Karine aramubonye aramwenyura hanyuma Boni bageze harambura amaboko yombi asa nk'ubahobera nk'abantu basa nk'aho baziranye bakaba batari baherukanye. Yarinjiye Sara ajyana abandi bakiriya hirya mu kindi cyumba hasigara Boni wenyine. Yarabibonye ko babigije hirya kubera we yanga kubitindaho. Karine na Sara baraje bamwicara iruhande baba bamuganiriza. Faraja akomeza kwihagarira hirya. Karine yahise amubaza ati tubakiriza iki? Mbona ati uyu munsi ndibwirire ibiraha nabyo nshaka kumva uburyohe muba mwashyizemo. Faraja yaribwirije ahita bizana ku isahani yabimutereka imbere atavuga. Boni yongera kubyibaza ariko arirengagiza. Faraja yamuhaye na fanta hanyuma asubira inyuma ajya guhagarara hirya. Bakiri aho Karine aramubwira ati noneho nimuryoherwe reka mbe tubiye kumbabura.
Yasubiye hanze, hanyuma umwe mu bakiriya bari bagiye hirya azana inoti ya 5 ngo bamugaruze. Sara yagombaga kujya kuvunjisha mu isantere kuko ntayo kugaruza yari afite. Boni yitegereje Faraja bari basigaranye aho mu nzu, amusaba ko yaza bakicarana, ariko Faraja yigira nk'atamwumvise. Yakomanze ku meza ati yewe kutavuga. Faraja yaraje mwicara iruhande. Boni ati amakuru yawe. Yaramwihoreye ahita ahaguruka ajya mu kindi cyumba. Boni yumvise ababaye abifata nko gusuzugurwa. Yiriribera abinywesha na fanta ye, hanyuma yishyura kuri kode. Yagiye kugenda abaza Karina ati none se uyu mugenzi wanyu ko atavuga, uzi ko muvugishije akigendera? Karina ati boss mwihangane, Faraja niko ateye ntakunda kuvugana n'abantu, aba afite ubwoba ahari. Wimutindaho kandi nizere kutagiye urakaye. Nawe ati wowe nta kurakara, ahubwo nuko antangaje. None se agira telefone ngo umpe nimero ye? Karina ati reka nguhe iyanjye numukenera nzamukubwirira. Boni ati reka mbe nigendeye nzayitwara utaha. Karina ati bye muzagaruke. Boni wari wabanje kunyura kuri busheri yasubiye mu modoka arigendera. Yagiye mu mutwe nta kindi kirimo usibye ukuntu Faraja yari yanze kumuvugisha. Sara yagarutse avuye kuvunjisha. Karina ati ariko sha ubu kuki Boni yashakaga nimero za Faraja koko? Karina atasohotse ntakiri ukuntu yamuvugishije akanga kumusubiza ngo agahita yigendera. Barasetse baratembagara. Sara aramubwira ati yarabonye waganiriza. Nimero se yayishakiraga iki? Karina ati nanjye simbizi, buriya harashaka kumubaza impamvu yanze kumuvugisha. Sara ati umubwiza ukuri se, uzi ko byatuma atagaruka hano ngo yarasuzuguwe kandi naho bihuriye? Karina ati nari kubimubwira nuko ahise agenda. Nyuma y'iminsi 3 Boni yaragarutse. Mu by'ukuri suko yarashonje ahubwo ashaka kumenya impamvu nyamukuru Faraja atamuvugishaga. Yaketse ko ari ukumutinya cyangwa wenda akabasuzugura. Yifuzaga no kureba ko abandi bakiriya ari bo bavugisha. Karina yamuhaye ikaze yinjira mu nzu, hanyuma asaba capati. Faraja yizana yihuse. Boni ati nzanira nayo fanta nkunda kunywa. Faraja nayo yarayizanye, hanyuma hagarara hirya. Yarikoroje aramubaza ati kuba ucecetse se? Bagenzi bawe baba bamwenyura baganira, ariko wowe se ndakumva uvuga, bimeze bite? Sara yisaza yihuta tumva imodoka yawe isa neza, ririya bara ndikunda byatare, wazamaye umunyenga koko. Yarasetse dushaka umunyenga muri iriya modoka. Nawe ati wabyemera se? Uzawume niba wabyemera. Boni ati niba ubishaka ngo ngutware nonaha. Sara tumva kari ihangane nigire gufata lifuti. Karina ati nahujya muri aya masaha haza abakiriya benshi urabizi, uramenye ntutsege njyenyine. Ibyo byose yabikoze ashaka kurisha Boni kugira ngo adakomeza kuvugisha Faraja. Nanone Boni atabajije ibiciro yagiye kwishyura kuba kabiri, hanyuma asubira mu modoka ye. Yagiye kureba umukozi we areba n'ibindi byari bimuzanye, hanyuma arataha. Yararimo kwibaza impamvu Faraja asuzugura bene ako kageni, yiyemeza kuzabimubaza adaciye ku ruhande. Mu kugenda ataha yageze imbere abona umukobwa umeze nkaho ari kugenda atera intambwe ndende yihuta. Yaraje umuparika iruhande abona ari we. Yaramuhamagaye ati Faraja ni wowe? Hagarara gato tuvugane. Yarahagaze. Boni asohoka mu modoka aramusohoza amwitegereza mu maso. Faraja ntiyagira icyo avuga. Boni ati ndabona uri kwihuta, reka nguhere ifuti nkugeze aho ugiye. Yanze kuvuga yinjira mu modoka nta jambo avuze. Boni atangaye cyane ati ntushaka no kumvugisha? Ese ninjye gusa uba udashaka kuvugisha cyangwa n'abandi bose nuko? Yakomeje kutavuga abanza kwicara neza, hanyuma amuha telefone yafunguyeho bandikira nimero. Boni yari yifashe yandikamo nimero ye, hanyuma Faraja aramwandikira ati simba nabasuzuguye rwose, mba nifuza kubavugisha ariko ubwo bushobozi ntabwo mfite. Boni yarabibonaga ko Faraja ari kwandika atazi ko ari we yandikiye. Yasomye ubwo butumwa yibaza ukuntu umuntu bicaranye ahitamo kwandikaho kuvuga, nawe aramwandikira ati byagenze bite? Faraja muri message ati nisanze navuga, mfite ubumuga bwo kutavuga. Yabanje guparika imodoka mureba mu maso nanone aramubaza turakomeje ufite ubumuga bwo kutavuga? Faraja amuciriye amarenga. Boni ntiyamenye icyo avuze, hanyuma amwandikira ubutumwa agira ati Boni mfite ubumuga bwo kutavuga, none se urumva ari iyihe mpamvu nabanaga kukuvugisha kandi ntakuzi nta nicyo twapfuye? Boni ati we simbyemera, none se ndakugeza hehe? Faraja aramwandikira ati ndi gutaha ngiye kureba mama, avuze ko ashaka umuntu wo kuba ari kumwe nawe ngo ntameze neza. Boni yarababaye kuko uwo mukobwa yari yikundiye atarashoboye kuvuga. Bakomeje kugenda bageze aho Faraja ari kuviramo amukora ku rutugu amutungira agatoki nk'umubwira ko ari buviremo. Yaraparitse asohoka mu modoka agiye kumusezeraho. Boni aramubaza ati none se mama ufite ikihe kibazo? Faraja aramwandikira ati ngo ntameze neza kandi nabikubwiye, ngiye kuba mufasha mu turimo. Boni ati wakoze kwemera kujyana nanjye, noneho gerayo nusanga bikaza akeneye kugezwa kwa muganga umbwire. Yaramwandikiye ati ni wowe wakoze ukampara ifuti, ningera ndakubwira uko byifashe. Yasigaye ababajwe n'ukuntu uwo mukobwa wari mwiza yari afite ubumuga bwo kutavuga, ariko nanone akibaza niba yarabivukanye cyangwa ari ibyaje akuze. Yisubiriye iwabo agenda amutekerezaho cyane. Inshuro zose yari yaramubonye akamwitegereza yumvaga hari ikintu kiri kumukurura kuri we, akumva yakomeza kumwirebera. Ibitekerezo bye byose yabimushyizeho, amutekerezaho cyane birenze ibikene. Batangira kumubona ari muzima ashoboye kuvuga, yibaza n'icyo yakora ngo bishoboke.
Ataragera mu rugo Faraja yaramwandikiye ati mama ameze neza, akunda kurwara umuvuduko w'amaraso ariko nibiba bikomeye ntuhangayike rero. Boni nawe yaramwandikiye ati urakoze kubimbwira, none se wavukanye ubwo bumuga? Faraja ati wapi, byaje nkuze. Boni ati nka ryari? Nawe ati hashize imyaka nk'5. Boni ati byatewe n'iki? Nawe ati nzabikwandikira cyangwa uzabibaze bakuru banjye. Boni ati burya se muravukana? Nanjye nabonaga mufitanye agasura ariko simbitindeho. Mu museso wa kare mu gihe n'abakiriya benshi ba Karine bari bafite, Boni yaraje araparika. Ubusanzwe yahazaga mu masaha nyuma ya saa 6 nka saa 7 n'igice cyangwa saa 8, ariko yahazindukiye mu gitondo cya kare azanywe no kureba Faraja. Amaze guparika atarasohoka, Karine yarishimye. Yaratangiye gutekereza ko ahari yamwikundiye cyane ko abasore benshi bakururwaga nuko ateye. Yahoraga yambaye utugufi kandi tumuhambiriye, akibwira ko wenda Boni yamwishimiye, ikaba ariyo mpamvu yahazaga kenshi. Niyumvishaga ukuntu umuntu nkawe yagereka kujya mu resitora abakire bariramo ngaje aho ngaho. Aho gusohoka mu modoka ngo ajye kubasuhuza, yandikiye Faraja ati ngwino mu modoka gato tuganire. Faraja akibona message yaciriye Karine amarenga ati ndaje gato. Karine yaramwihoreye, Faraja aramanuka yerekeza ku modoka ya Boni. Boni yakinguye umuryango amaze kwicaramo aramubwira ati tugende dutembera gake ndibuze kukugarura. Faraja yaramwandikiye ati Karine ari bunyirukane n'intinda. Boni ati mukuru wawe subwo yakwirukana? Humura singutinze. Ubundi se yabagoye iki kandi n'abakiriya benshi mufite nonaha? Karine na Sara basigaye babyibazaho. Sara ati none se ko batigeze bavugana, nkaba nigeze mbona mucira n'amarenga, bigenze bite ngo amusange mu modoka bahite bajyana? Karine ati ahubwo bimbwira ari wowe, bigenze bite? Faraja arambwiye ngaraje ngira ngo wenda agiye ku bwiherero, kandi na Boni ntiyari yigeze ava mu modoka ngo wenda bahuze amaso, basanzwe baziranye se? Sara ati kuva Faraja yatakaza ubushobozi bwo kuvuga, abantu bose baziranye nawe ndabazi. Nta kuntu wambwira ngo bari basanzwe baziranye kandi Boni ageze inaha vuba? Bakomeje gutegereza ikiri bukurikiraho bafite amatsiko menshi cyane. Boni na Faraja baragiye barenga mu isantere bakomereza ahantu hatuje, hanyuma Boni araparika aramubwira ati ngaho tuganire umbwire uko byagenze bite kugira ngo wisange utavuga. Faraja ati niba ari byo ushaka reka mbikore. Yafashe telefone yatangira kwandika. Yaranditse, Boni asomye ubutumwa yaramuhaye amarira azenga mu maso. Yaramwandikiye ati nakuze mfite ubushobozi bwo kuvuga neza nk'abandi ariko ku myaka 18 birahagarara. Boni nawe yaramwandikiye ati none se byahagaze bite? Yaramusubije ati twari turangije gukora ikizamini gisoje amashuri yisumbuye, njye n'abagenzi banjye tujya gusezeranaho. Fete yarangiye butangiye kwira, nta nitonze nzi ko ntacyo ndi wowe. Numbaza akantu ku kandi, gusa byarangiye bunyiriho cyane, abagabo nka 3 baramuhotera, ngira ubwo n'ubwenge bansiga ku muhanda barigendera. Nongeye kwisanga mu bitaro ngerageje kuvuga birangira bibaye bya burundu. Boni yaramurebye amufata ikiganza ati Fara, mbabarire kuba mbikubajije. Imyaka ishize ni myinshi ariko ni gukemaga ku buvuzi wahawe. None wanyemerera ugatangira kwivuza bundi bushya ko nzi ko hari abarwara izo ndwara bagakira? Faraja ati icyo gihe papa yaramaze ibyumweru 3 gusa apfuye, sinari nakiyakiriye. Ako gahinda nagakoranye icya leta kandi urabizi ukuntu icya leta nacyo ubwacyo gitera stress. Ibyo rero byiyongereho nuko gufatwa ku ngufu. Urupfu rwa papa rwari rwaradusize mu gihombo gikomeye kuko yaramaze igihe arwaye, babura amafaranga ahagije yo kumvuriza aho bari bampaye transfer. None urumva byatanga iki kwashize imyaka 5 yose, ubu ntibyarangiye nabwo kandi ubu nta mafaranga ahagije dufite ngo nasubira kwivuza. Buriya Karine twishyura nk'abakozi, business niyi, sinamubwira ngo anyishyirire nongere kwivuza. Boni ati wowe binyemerere gusa utangire kwivuza. Faraja ati wifuje ko ngusobanurira uko byagenze, none rero tubizeho bataza kwinyirukana cyangwa bakazankata ku mushahara. Mu gahinda kenshi Boni yamusubijeyo aparika imbere y'aho bakoreraga. Faraja asohoka mu modoka ba Karine bareba. Boni we ntiyashatse kubavugisha yahise yigendera. Faraja akigera mu nzu Karine na Sara batangiye kumubaza ukuntu aziranye nawe. Yamuciriye amarenga ntibabyumva, abandikira message basobanura uko ku munsi wari wabanje yamuhaye rifuti akamusigira na nimero. Karine wari utangiye kwikundira Boni ati ubwo niwe wamuhagaritse ukamwisabira iyo rifuti? Faraja yaciye amarenga bihakana. Karine ati hanyuma ko mbwiye ngo uraje ukagenda ugahamayo mwaganiraga ibiki? Faraja ati yashakaga ko tuba tuganira. Karine ati muganira nkande? Yagize umujinya uvanze no gufuha kuko kuri we yifuzaga ko ayo mahirwe yagizeho ko bari kumwe na Boni ari we wakayahawe. Boni nawe yagiye atekereza ku mpamvu ishobora gutuma umuntu abura ubushobozi bwo kuvuga akuze ariko agasigarana ubwo kumva neza nka Faraja. Nk'umusore wize wo mu bakire kandi wari uziranye n'abantu benshi bize, yagiye ku bitaro byigenga ngo ibyo bibazo byibarize dogiteri. Yamugeze amusobanurira ibya Faraja nk'uko ari yabimubwiye. Dogiteri ati bwana Boni, ndumva afite ikibazo cy'ihungabana ryo mu mutwe cyangwa ihungabana ry'amarangamutima ryatewe n'ihohoterwa rikabije yakorewe.
Birumvikana cyane kuko Faraja yafashwe ku ngufu ari umwana ukiri muto w'imyaka 18 nk'uko bimbwiye. Icyo gihe arafite ubushobozi bwo kuvuga, ariko dore uko ibintu byamugendekeye. Icya mbere ni ukubura se, umuhangayiko w'ibizamini bya leta, gufatwa ku ngufu no kuba ashobora kuba yishinja ko yagize uburangare agataha nijoro, ibyatumye ahohoterwa. Ibyo byose rero byamuteye kubura ubushobozi bwo kuvuga. Umubiri w'umuntu ugira uburyo bwo kwirwanaho iyo uhuye n'ibintu biremereye cyane. Rimwe na rimwe ubwonko bufunga imiyoboro runaka kugira ngo burengere umuntu. Faraja rero ubwonko bwe bwahisemo gufunga uburyo bwo gutanga ijwi, ariko ubushobozi bwo kumva no gutekereza bukomeza gukora neza. Ibi mu buvuzi tubyita psychogenic aphonia, cyangwa se mu Kinyarwanda dushobora kubivuga nk'ijwi ryahagaritswe n'ihungabana. Kuba yaravuye mu buryo buciriritse, ababyeyi cyangwa imiryango nibo babashe kumujyana ku baganga b'inzobere nkatwe kubera ubushobozi buke, byatumye ikibazo kimara igihe kirekire. Iyo ikibazo nk'icyo cyamubayeho kititaweho hakiri kare, imiti y'ijwi igenda ihagarara buhoro buhoro. Ariko inkuru nziza ni uko bivurwa. Hari uburyo bubiri dukoresha. Ubwa mbere ni ubufasha bwo kumuganiriza neza. Wasanga atarigeze na rimwe abona umuntu umutega amatwi ngo yumve agahinda ke, bitewe n'uko wenda hari abamugeretseho uburangare bwatumye afatwa ku ngufu. Uko biri kose akeneye kugira uwo abwira uko yiyumva, cyane ko ashoboye no kwandika. Icya kabiri, akeneye gukoreshwa imyitozo y'ijwi, aho bamwigisha uko yasubiza imbaraga mu ijwi, akabasha gukoresha imiyoboro y'ijwi nanone. Bonnie yacecetse gato, abaza dogiteri ati imyaka 5 ni myinshi. Umuntu ashobora kumara igihe kingana gutya atavuga, kandi nta gice cy'umubiri cyangiritse. Ese koko ni ihungabana ryonyine? Dogiteri ati nibyo Bonnie. Iyi ndwara ifitanye isano n'uburyo ubwonko bwakira ibintu bibi umuntu ahuye nabyo. Nubwo imyaka ishize ari myinshi, ntibivuze ko ibyafunze imiyoboro y'ijwi bidashobora kongera gufunguka. Hari abantu bamara imyaka 10 cyangwa n'iyirenze batavuga, ariko bagakira iyo habayeho ubufasha bukwiriye. Ikibazo Faraja afite ntabwo cyaturutse ku gukomera ku rurimi cyangwa ku ijwi ryangiritse, ahubwo ubwonko bwe nibwo bwafunze uburyo bwo kuvuga nk'uburyo bwo kwirengera uburibwe yari afite icyo gihe. Uriya mukobwa aramutse yakiriye igikomere afite ku mutima, imikaya y'ijwi ye yagenda yisubiraho buhoro buhoro. Aramutse abashije kwiyakira, ibindi byakoroha. Ikibura no kumusuzuma gusa, kuko ibyo nkubwira biba kuri benshi. Iyo avuriwe ahantu heza, afashwa mu mitekerereze no mu myitozo y'ijwi, bishoboka cyane ko ashobora kongera kuvuga. Byaba bikwiriye ko duhera ubu, kuko igihe kizagenda gihita, ndetse indi mitsi nayo izarushaho gucika intege. Bonnie ati birandenze, siniyumvishaga ko ari igaruriro. Noneho reka nzamuzane mu mumfashirize. Akimenye amakuru yaragarutse, aparika imbere y'aho we n'abakuru be bakoreraga, amwandikira message kuri telefone ati banguka nkubwire akantu keza. Nabonye umuntu ushobora kukuvura. Karine na Sara barangariye imodoka ye, bari kwibwira ko bwagarutse kuhafatira twasazita nk'uko yajyaga bigenza. Faraja acyumvamo akantu ko kuba yavurwa agakira, yahise aza ku modoka yihuta akingura urugi arinjira. Bonnie amureba mu maso yishimye. Faraja aramwandikiye ati ibintu mbwiye nibyo? Bonnie ati nibyo, niba ubishaka mbwira ngo ucurangire amajwi nafashe muganga binsobanurira. Yarabyemeye amwumvisha ikiganiro bagiranye. Faraja azenga mu marira mu maso aramwandikira ati ubuse nibisaba amafaranga menshi? Nakubwiye ko wacu nta bushobozi buhagije dufite bwo kuba bamvura. Bonnie ati Fara, wasanga ariyo mpamvu nakomeje kuza kurya capati zanyu. Erega nahazaga atari uko nshonje, nuko nakomeje gukururwa n'ukuntu wangaga kumvugisha. Nkwijeje ko ngiye gukora ibishoboka byose ukavurwa. Bakiganira, Faraja ari kurizwa n'ibyishimo. Karine yamanutse ku modoka aje kureba ibyo barimo, ashaka no kwivugishiriza Bonnie. Yageze ku modoka atanakomanze nawe arinjira ati Bonnie, kuki njye utampa umunyenga? Nawe ati Karine, ugendaje tuvugane, ndashaka kuba ndi kumwe na Faraja akanya gato. Yasohotse arakaye cyane yibaza ukuntu umusore yari ari kwikundira yaba amusubije inyuma agasigarana na Faraja utarashoboraga no kuvuga. Yazamutse haraguru abwira Sara ati Faraja ngiye kumwirukana. Sara turamwirukana umuhoye iki? Nawe ati bimbaza byinshi. Agera hano ahita ataha. Mu modoka Bonnie yabwiye Faraja ati ubwo mfite nimero yawe nzakwandikira unsange ku bitaro ndi bukubwire. Umukobwa yazenze amarira mu maso, yumva yagira icyo amubwira akoresheje ijwi nubwo bitari bushoboke. Yasohotse mu modoka, Bonnie ahita yigendera. Akigera imbere ya Karine aramubwira ati mbari kabiri wagiye, singushaka hano niba ari byo utangiye. Faraja yarabizi neza ko Karine atigera bizanamo imikino. Iyo atinda gato yari no kumukubita. Yarahavuye arataha, gusa agenda amuseka mu mutima we, yivugisha ati yabazi ko nihuriye n'umugisha. Bonnie aramutse amfashije nkongera kuvuga, naho Karine yanyirukana burundu. Sara asigaye abaza Karine atari ko uretse guhubuka, ni gute umwirukanye utanamubajije ibyo baganiraga? Uzi ko mbonye asohotse mu modoka asa n'uwarize? Karine ati niba nawe ushaka kumukurikira umbwire, ubu akazi kose yakoraga niwe ugiye kujya ugakora, n'ubundi turi babiri nikatunanira. Faraja yageze mu rugo yandikira Bonnie ati sibyo nakubwiye se, ubu aranyirukanye. Bonnie ati koko se ko Karine yaba ari umugome, ubwo se aguhoye iki? Ariko humura, niba kwirukanye burundu numara gukira nzakwihera ko muri busheri.
nawe ati ndumva ari inzozi, ni ukuri sinizeye neza ko nzakira. Boni ati humura uzange kubyizera twabanje kugerageza, kandi umbabarire ntuzigere ubwira Carine ibyo kuba ugiye kwivuza niba kuko ari ugateye akwirukanye atanamenye ibyo twaganiraga. Faraja ati none se bizasaba ko mpabwa igitanda mu bitaro? Boni ati oya, ntabwo usabwa kujya kurwarira mu bitaro igihe kirekire. Dogiteri yambwiye ko indwara yawe idasaba ubuvuzi bwo kugushyira mu bitaro igihe cyose, ahubwo isaba gahunda z'ubuvuzi zihoraho, ukajya ujya kwa muganga kenshi ariko ugasubira iwanyu. Indwara ufite si ikibazo cy'umubiri wenda nk'igisebe cyangwa indwara ikeneye kuvurwa mu buryo bw'ako kanya. Si ururimi rwacitse ngo bazagushyira ku gitanda, ni ikibazo cyavuye ku ihungabana rikomeye ryakugizeho ingaruka, ahubwo guhera uyu munsi unyisanzureho ujye umbwira uko wiyumva. Ku mugoroba Carine atanye na Sara yarakaye, ahageze amubaza ibyo yaganiraga na Boni. Faraja yaramwihoreye yanga kumwandikira cyangwa kumucira amarenga. Carine arirakaza cyane ati guhera uyu munsi ntuzagaruke mu kazi niba ari uko utangiye kunsuzugura. Yanabwiye nyina ko Faraja ari kwitwara nabi, kava mu kazi akajyana n'abasore kandi ko yamwihanganiye kenshi akaba ageze aho ananirwa. Sara yamusabiye imbabazi, nyina nawe bibuko, ariko Carine aratsemba cyane ko yarushagaho guterwa umujinya nuko Faraja yari yabifashe nk'ibitagize icyo bimubwiye, ari kwisekera. Muri icyo cyumweru Carine na Sara batangiye kujyana mu kazi bonyine, Faraja agasigara mu rugo. Carine yifuzaga ko Boni ahagaruka akareba ko yanga kumuganiriza kandi Faraja adahari, ariko Boni yahanyura akikomereza ntajye no kumusohoza. Yabonaga imodoka yihingutse akibwira ko ubwo agiye guparika akaza kugura capati, undi akikomereza kuri busheri. Umutima uramuriye ababazwa nabyo. Ku mugoroba atashye yumva yakubita Faraja, amutonganya amubwira ko ari we wamukuyeho abakiriya banamwongezaga amafaranga. Sara yaramubajije ati ariko uretse ubugome wihaye Faraja ko wamwirukanye ikindi umushakaho niki? Carine ati ko Boni yazaga kunteza imbere akaba asigaye ahanyura atanansohoje, urumva ari wabiteye. Nubwo bwose Sara nawe yumvaga yagakwiriye kuba ari wari uri mu mwanya wa Faraja ubwo yavuganaga na Boni, ntiyabyegereje umutima cyane. N'ubundi yarabibonaga ko Boni atari ku rwego rwabo, ahubwo akibaza n'impamvu yabatezaga imbere. Yanifuzaga kumenya ibyo yaganiriye na Faraja byatumye asohoka asa n'uri kurira. Yandikiye Faraja aramubwira ati wanyibwira icyabaye, Boni muvugana ibiki? Faraja ati Sara humura nta birenze, yambazaga icyanteye ubumuga byonyine, anansezeranya ko azanshakira ubuvuzi. Sara yahise abwira Carine ati ntumva ko nta kindi barimo baganira? Ubundi wowe wakunze uriya musore ubona yarabuze abakobwa bari ku rwego rumwe nawe? Carine ati Faraja arakubeshya, ntabwo umuntu umaze imyaka 5 atavuga n'ubundi yakira, ubwo abuze ibyo akubeshya. Carine we yabaga yifuza kureshya Boni kugira ngo mu gihe aje ajye aba ari we arebaho kureba abandi. Mu gitondo bazindukiye mu kazi, Faraja asigara mu rugo. Kuri uwo munsi Boni yaje hakiri kare. Carine abonye imodoka y'inyuza ahita ajya kuri busheri abwira umukozi we ko ashaka kuvugana na sebuja. Yaraje Carine amwirebesha yateretse amaso amuvugisha yihwereje ati twapfuye iki kutakidusora? Boni ati mba ndi kwihuta muri iyi minsi. Carine ati nta no kudusohoza nibura? Nawe ati nzajya musohoza niba ari byo mushaka, ariko sinzi ko nzagaruka kuhicara vuba. Ninjya nyinara capati nzajya ntuma umukozi wanjye. Carine ati nari nagize ngo twabakiriye nabi ikaba ariyo mpamvu mutagarutse. Yaramusubije ati humura ntabwo ariyo mpamvu. Hashize iminsi Boni na Faraja baganira mubaza uko yarabaye hakivuga ubuzima yakuriyemo n'ingaruka ahura nazo bitewe no kuba atabasha kuvuga nka mbere. Faraja yishimiraga ukuntu yabaga amwitayeho amwandikira buri kanya. Boni yifuzaga ko babanza kuba inshuti ho gato bakajya baganira buri munsi, yamara kumwisanzura akazamujyana kuri wa mudogiteri. Hashize icyumweru kirenga Carine yageze haratuza amusaba ko basubirana mu kazi, Faraja arabyanga. Carine yaratangiye gutekereza ko wenda Faraja ahagarutse na Boni yagaruka, ariko Faraja arabyanga amubwira ko atagikeneye gukorana nawe. Mu cyumweru cyakurikiyeho we na Boni bahuriye kuri ka kayira yanyuzemo ajya iwabo ubwo yamuhagara ifuti, bajyana kwa dogiteri. Dogiteri yasuzumye Faraja aramwenyura ababwira ko indwara ye yoroheje cyane ko bizatwara ibyumweru bike gusa. Yamuhaye gahunda yo kujya haza kenshi bidasabye ko ahabwa igitanda kuko nta handi yababaraga. Bemeranyije ko azajya agira gahunda inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru, agahura n'umuganga agombaga kumutoza mpaka agarurijwe mu gihe cy'amasaha runaka. Ayo masaha yari kwiyamara amwigisha buhoro buhoro uburyo bwo kongera guhumeka neza, gukora imyitozo y'ijwi no gusubiza imikaya ku murongo. Si uguhura n'umuganga wagombaga kumutoza kuvuga gusa, yagombaga no kugirana gahunda y'inshuro 1 cyangwa 2 mu cyumweru n'umuganga w'indwara zo mu mutwe, akamufasha kuvuga ku byamubayeho, kubyakira no kongera kugira icyizere. Mu gihe ariko batari kwa muganga, dogiteri yongoreye Boni ko Faraja yasabwaga kuba ari ahantu hatuje, akagira abantu bamufasha kumva ko akunzwe kandi katari wenyine. Ibyo rero niwe byarebaga. Muri rusange yarahawe iminsi 5 yo kujya kwa muganga mu cyumweru. Iyo minsi ni Boni wagombaga kujya mujyana akanamucyura. Byari gutuma barushaho kumarana igihe kirekire baganira. Ku munsi wakurikiyeho Faraja nta muntu abwiye w'iwabo, yatangiye kujyana nawe kureba abo baganga. Muri iyo minsi Boni yongeye no kugaruka kuri busheri. Bakuru be bagize abo bamufata nk'umuntu wanze akazi ku bushake ariko batazi ibyo arimo we na Boni.
Muri iyo minsi we n'abakuru be bararanaga mu cyumba kimwe, bagiye bakanguka bagasanga asa n'uri kwandikirana n'umuntu. Faraja amaraga amasaha n'amasaha ari kuri telefoni yandikirana na Bonnie. Sarah yagize ngo wenda bahugiye ku mbuga nkoranyambaga ari kureba ibyo abandi bashyizeho akabitangaho n'ibitekerezo, ariko rimwe akanguka mu masaa saba asanga Faraja acyandika. Yaramubajije ati ariko ni gute ugera aya masaha ukireba muri telefoni? Nyuma yo kuburirwa ushaka no kubura amaso, Faraja yaramwumvise ntiyamusubiza, cyane ko atari no kumucira amarenga muri iryo joro cyangwa ngo yigore amwandikira. Sarah yongeye kwiyorosa ariko arara abitekerezaho. Mu gitondo bari kujya mu kazi, Sarah yabajije Carine ati ariko tutabeshye, ubu Faraja bari kuri za Facebook na Instagram gusa? Aba yambaye ekuteri kandi naramucunze mbona aba yandika. Nijoro abamwenyura nk'afite umuntu bari kuganira. Carine atumva nkubwire, tuze kumucunga yasinziriye turebe mu byo yandikirana n'abantu kuko nanjye bimaze kongeraho. Hari hashize ibyumweru biratangiye kujyana na Bonnie kwa muganga, kandi muri we yaratangiye kugira icyizere ko ari wenda azavuga. Ikiganiro cye na Bonnie kuri WhatsApp cyabaga ari kirekire cyane, kandi bandikiranaga ibintu bishishikaje gusa. Ubusanzwe Bonnie we byaramutangazaga ukuntu yabashaga kumva adashobora kuvuga. Ariko adashobora kuvuga. Yajyaga amubaza uko bigenda yagerageje kuvuga, uko yumva yabonye abandi babishoboye byaranze, ukuntu yakomeretse ku mubiri ataka n'ibindi. Ibyumweru bibiri byagiye gushira Faraja ahora muri telefoni mu gihe babaga batari kumwe bandikirana. Muri iryo joro amaze gusinzira mu masaha ya saa 9, Carine na Sarah bafashe telefoni ye basohoka hanze bajya gusoma ubutumwa bwose yandikiranaga n'abantu. Basanze ari umwe bahoraga bandikirana. Uwo muntu nimero yari yanditseho Angel harenzeho udutima kuko Faraja yamufataga nka marayika Imana yamwoherereje. Barebye ifoto ye kuri profile babona uwo yise marayika mu cyongereza ari wa musore Bonnie. Carine yagizemo ifohe agira umujinya mwinshi. Sarah atari ko umujinya wawe uzawugeza hehe? Wabanje ugasoma ko telefone utayifite. Bahereye hejuru basoma ko ibiganiro byabo byatangiye, basoma inkuru nyinshi z'ibyamubayeho mu gihe yari amaze atavuga batari bazi izo yabwiye Bonnie. Yaramubwiye ko yiyumva, bakomeza kumanuka bageraho yamubazaga ati none se bariya baganga bari kugufasha? Nawe ati yego biri kuza, mba numva ijwi ryenda gusohoka. Bakomeje gusoma basanga burya Bonnie amujyana kwa muganga buri munsi ngo barebe ko bamuvura kongera kuvuga. Nta hantu na hamwe bari barabwiranye ko bakundana, usibye ko nta na kimwe bahishanyaga. Bonnie nawe rero amubwiye ubuzima bwe bwose, aho yize, aho yatembereye, akazi yakoze, ibimushimisha n'ibindi byose umuntu yamenya ku wundi. Sarah yarabyishimiye, Carine we kwifata biranga arakarira Faraja na Bonnie. Yabwiye Sarah ati ntakubeshye, Bonnie nari ntangiye kumukunda. Kuki yakunze Faraja koko? Nawe turetse umutima mubugira niho ubonye ko yakunze Faraja. Hari ubwo ubonye bandikiranye ko bakundana, ubu ntiwakwishima ubonye turi kuganira na Faraja ijwi kurinde? Ubundi kutemera ubona Bonnie yakwemera? Carine tudatuma dutonganira ijoro. Ubu se Faraja ndusha iki? Bakomeje kubisiganaho bagifite telefone. Bonnie arandika ati ndose turi kuganira mwana, ndumva ndushijeho kwifuza kukumva, wasanga ufite n'ijwi ryiza. Nuko utavuga wasanga ufite n'ijwi ryiza. Carine yashatse kubisiba, Sarah aramubuza, bakomeza kurwanira telefoni. Kubw'amahirwe Sarah arayimucapuza asubira mu nzu. Ageze mu cyumba asanga Faraja ari kwishakira munsi y'igitanda. Yibwiraga ko yahanutse ikagwa hasi cyangwa se akaba yayiryamiye. Yarayimuhaye ati banza usubize uwo muntu unaduhe nimero ze. Faraja arababaye barakarira, yumva mu mutima agiye gusohora ijwi kuko avuga ijambo birumvikana. Sarah aratungurwa. Muri ibyo byumweru yari yarahuye n'umuganga wamufashaga kugarura ijwi, uwo bita speech therapist. Faraja yakoze imyitozo yo guhumeka neza, yigishwa gukoresha igice cy'umutwe n'igituza mu guhumeka. Muri ako kanya rero kubera umujinya arivugishije ati byaranze ko akomeza, nawe atungurwa n'ukuntu abashije kubivuga. Sarah atangaye cyane yaramubwiye tuzi ko bya bintu biri seriye, mu minsi mike batangiye kuvuga neza. Faraja ananiwe kugira ikindi avuga, agahinda karamwica, amarira amanuka ku matama abitewe n'uko bakuru be bari bakomeje kumubangamira. Yigira inama yo gushyira password kuri buri cyumba ngo batazongera kumwinjirira muri telefoni. Iryo joro Carine yaraye yenda guturika kuko Faraja yasaga n'uwafatishije Bonnie kandi we byaramunaniye. Mu gitondo mbere yo kugenda baganiriye na mama wabo, bamubaza niba aho Faraja bagiye buri munsi. Nawe ati ndahazi, yambwiye ibyo barimo kandi nzi ko mwamwirukanye mu kazi kanyu kubera uriya musore. Nari mbizi rero kandi mumuha amahoro, umwana wanjye muramubangamira bikambabaza. Carine yarumiye kuko nyina yari abizi, aramubaza ati none se Bonnie ageze hano? Nawe ati yahaje rimwe, ubundi yaje ahagarara ku muhanda Faraja akamusanga, kandi mfite icyizere ko umwana wanjye azongera kuvuga. Sarah ati byihorere njye nabyiyumviye, uzi ko yasohoye ijambo. Nyina yarebye Carine ababazwa no kuba atari yishimiye ko murumuna we ari kuvurwa. Uwo munsi Carine usibye kwihagararaho yumvaga bwakwira atavuze n'ijambo na rimwe kubera umujinya. Ku rundi ruhande speech therapist yakomeje kwita kuri Faraja. Amaze kwiga guhumeka nk'uko yabimutozaga no gushyira imbaraga mu ijwi, yatangiye kuvuga amagambo make nk'izina rye cyangwa ngo data, mama, oya na yego.
Nyuma yaho Faraja yabashije kuvuga interuro irimo amagambo make, wenda ati ndashaka amazi, nitwa Faraja, ndaje n'ayandi. Aho byari bigeze mu rugo na Carine yaratangiye kwakira ko ubwo Boni ari we yahisemo, kandi ko agomba kwishimira ko murumuna we nibura asigaye avuga amagambo make make, ibintu batekerezaga ko bidashoboka. Nyuma y'amezi 2 gusa Faraja yavugaga neza nubwo atari ku rugero rurenze, ariko ijwi ryari ryarongeye kuba risanzwe. Yakomezaga kujya kwa muganga rimwe mu cyumweru agakora imyitozo yoroheje. Igihe cyarageze abaganga baramusezerera, babwira Boni ko umurwayi we yongeye kuba muzima. Baratashye agiye kumusezera, haramuhobera aramugondera, aramubwira ati Fara, nta kintu gishimishije nko kumva ijwi ryawe, ukuntu uvuga nta muntu utakenera kukumva. Faraja nawe yaraturitse ararira ati Boni, urinde ubundi, wowe uri muntu ki, cyangwa uri umumarayika Imana yanyoherereje? Boni ati sindi marayika, ahubwo natumwe nk'umuntu. Ikibazo nuko byatangiye nshaka gushira amatsiko bigakomeza ari impuhwe, ariko bikaba byarabaye ikindi kintu. Nawe ati kihe? Boni ati iyo bwije tutavuganye ndazahara. Kwandikirana nawe byarambase ku buryo mpora muri telefone, iyo utinze gusubiza umutima umvamo. Faraja ati burya nawe se bikubaho? Nari nzi ko ari njye bibaho gusa. Ni ukuri utanyandikiye cyangwa ubutumwa ntibukugeraho vuba birampangayikisha. Boni yamurebye mu maso aramubwira turi mwiza imbere n'inyuma. Nkikubona nibajije impamvu utari kumvugisha nka bakuru bawe, ngira ngo nagasuzuguro. Aho namenye ikibazo cyawe nkareba ukuntu wari mwiza, nagize amatsiko yo kumva ko ijwi ryawe ryaba rimeze. None byararangiye, nisanze mu marangamutima ntazi uko nzikuramo. Faraja atayahe, kuki ushaka kuyikuramo? Nawe ati Faraja, ndagukunda cyane, nsigaye ngukunda kuri rwa rwego mba numva tutatandukana. Umukobwa turakomeje Boni. Nawe ati none se mbyite ngo iki? Ndagukunda. Faraja yarishimye kuvuga biramunanira, asuka amarira gusa. Yashatse kumwandikira ibyo amutekerezaho nawe. Boni ati koresha ijwi ryawe. Yagizemo isoni areba hasi, yongera kumureba mu maso ati nanjye ndagukunda cyane Boni, kandi ubanza ari wowe wenyine nakunze kuva nabaho, kuko urukundo ngukunda rwaka nk'umuriro muri njye. Guhera uwo munsi ibiganiro byabo byarahindutse, byiganzamo amagambo y'imitoma no gupanga uko bazabana. Iwabo wa Faraja barishimye cyane kubera ko ari yongeye kuvuga. Bari barihebye bazi ko yagize ubumuga bw'iteka ryose, bazi ko azana bupfana. Carine nawe yagezeho yitekerezaho, asanga ibyo yararimo byose ari ubwana n'ubucoco. N'ubundi naho yari yarigeze ahurira na Boni ngo wenda yaramukunze, nyuma aramwanga yikundira Faraja. Sara we n'ubundi yahoraga amwumvisha ko akwiriye kureka gutekereza kuri Boni, ahubwo akishimira ibyo yafashije murumuna wabo. Hadaciye kabiri Boni yabateguriye ko azajya kubasura. Ku munsi yari kuzaho, Carine yasabye Sara ko batajya mu kazi bakamwitegura. Yahageze bamutegerezanyije amatsiko, cyane cyane mama wabo wifuzaga kumushimira bikuye ku mutima. Baramushimiye nawe atangira kumva neza agaciro k'ibyo yakoze. Baritsanzuye baraganira, Carine ageze amubwira n'ukuntu atimvisha kuko yakunze umukobwa utavuga, we na Sara bahari. Boni nawe babwiye uko byagenze n'uko yamukunze. Uwo munsi uhinduka nk'uw'ibirori, kuko byagaragaraga ko Faraja nabi wabo noneho bose babanye mu mahoro. Inkuru ko Faraja yari yarigeze kuba atavuga kubera ihohoterwa yakorewe ryatumye ahungabana agatakaza ubushobozi bwo kuvuga yasakaye hose. Abayumvise bose bashimira Boni wamukunze akanamuvoza. Nyuma y'igihe kitari kinini barasezeranye, ubukwe bwabo bwitabirwa n'abantu benshi. Carine na Sara nubwo bari bo bakuru barishimye, bishimira murumuna wabo wari watanze gushyingirwa. Hashize iminsi Carine nawe yageze ahashakira kure, abana n'umusore yakundaga. Nubwo bwose yifuzaga Boni, yari afite umusore bakundana. Business yayisigiye Sara kuko ari utari wakabonye umugabo, kandi na n'ubu ntaramubona. Faraja we abanye mu mahoro na Boni, rimwe na rimwe niwe uza kureba uko akazi kari kugenda kuri ya busheri. Nda inkuru ya Boni wakunze umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutavuga irangiriye. Tuzahurire mu zo utaha.